Nongeye kwirirwa abakunzi ba AB Entertainment ya uyu munsi twagarutse turagarukanye rero n'amakuru ari gucicikana hirya no hino aho usanga especially muri industry y'u Rwanda aho tuje kubabwira story imaze iminsi abantu benshi bari kuyivuga ariko bakayica kure bakayikikira umunsi turaje tubasobanurira imva n'imvano y'ibi bintu uko byatangiye kandi nuko bigiye kurangira. Muri make tutabatindiye, iyo urebye industry y'u Rwanda turafata ku ruhande. Uyu munsi twabazane episode 1, ejo tuzabazane episode 2, episode 3 kuko ibingibi bikeneye ko byavuga, kuko urabona ko ngo ruswa yo kwa ya kwa nopji ngo mbese ngo indirimbo Juno Kizigenza ngo yasohoye ngo bimeze bite, ese hagati ya Bruce Melody na The Ben ngo byifashe gute, turaje byose tubibahereze. Reka tugotangire kuri Bruce Melody na The Ben. Actually urebye neza wasanga The Ben cyangwa Bruce Melody yabazana ngo team B, ngo team B. Hari akantu kamwe babazaniye ariko kakaba kadasobanutse neza, kakaba kantu kada sounding fresh, kuko iyo ujya kugereranya ngo team B, ngo team The Ben, ngo na team B, iyo urebye generations y'abo bahanzi uko bose baziyemo, usanga ari ibintu byose bitandukanye cyane, kure cyane, biri kure cyane. Urebye uko The Ben yaze mu za mayobera, Medina The Ben uko baje, ukazana Bruce Melody uko yaje, ni ibintu bitandukanye cyane bihabanye, ku buryo abo bahanzi babiri ubwabo kubagereranya bitaba ari ibintu byakunda. Ubwo rero reka tubabwire, dore nguko story meteye The Ben na Bruce Melody, The Ben na Bruce Melody. Actually Bruce Melody yatangiye ari umufana wa The Ben. Bruce Melody ubwe yivugiye ko yakunze kuvuga ko akunda aba basore bombi, Meddy na The Ben, ariko iyo urebye mu bikorwa bye usanga ibyinshi byo Bruce Melody akora agenda yigana The Ben. The Ben yakoranye n'abahanzi bo muri Uganda, Bruce Melody yagiye muri Uganda naho gushaka abahanzi bakorana. The Ben yagiye ari muri Tanzania ashaka isoko rya Tanzania, Bruce Melody yagiye muri Tanzania. Mbese usanga intuza ameze nkaho ubona aho umugezi waciye n'ubundi imvura ihaciye imivutemba n'ubundi ari yijya. So uyu urebye rero usanga twabazaniye ibigaragaza byose ko Bruce Melody following The Ben, ko ari The Ben ni role model wa Bruce Melody, kuko iyo urebye usanga nk'iyo ufashe muri za 2010, 2007, icyo gihe hagati aho ngaho Bruce Melody yari ari kubekinga za Urban Boys, za Dream Boys, yari ari kubabekinga, ariko aza kubita breakthrough aho yinjiye mu muziki neza ejo bundi muri za 2018, 19. Bruce Melody nibwo wabonye nako spotlight ya industry y'u Rwanda rwose pe, icyo gihe wabona ko ayifite. Ariko ari nabwo yavuze ngo aba bahanzi bombi ngo nge nimukangeranye n'abari abahanzi ngo babanebwe. Wumvaga ko koko ari gusoundinga ngaho ari kuvuga hagati ya The Ben na Meddy, ariko iyo urebye neza usanga abo bahanzi nubwo rwose bamara igihe kinini badasohoye n'indirimbo imwe, Bruce Melody agasohora indirimbo nyinshi n'iz'amakorabo, usanga abo bahanzi bombi indirimbo imwe yabo irimo gusa. Iyo urebye usanga
tutabatindiye gatoya iyo urebye usanga ahanini niba twavuga ngo ihangana rya Bruce Melody na The Ben ryatangiye aho Coach Gael yahuriye na Bruce Melody. Nyuma yaho Coach Gael yari yiyemeje gukorana na The Ben, akamubera manager we. Mu by'ukuri bakaza gutandukana mu bintu byose mu buryo butari bwiza. Nibwo Coach Gael bamuhaye connection ya Melody, bari bwajya gukorana na Melody. Nyuma yaho atandukanye na The Ben, kandi badatandukanye neza, ubwo twavuga ngo heavy cyangwa se uburemere bw'ibyo The Ben yashakaga gukora, Coach Gael atashoboraga kuba yabyafodinga bitewe n'uburyo ki we abibonamo. Kuko iyo urebye indirimbo The Ben yakoranye na Diamond Platinum, ubona ko mu makuru dufite nuko bwa mbere yishyuye Diamond, yamwishyuye miliyoni 50 z'amanyarwanda. Iyo ni amafaranga yishyuye Diamond. Nyuma aza gukora iyi ndirimbo, nabwo akayishyura iyo ndirimbo yose. So urumva ko rero amafaranga yose Coach Gael kugira ngo azayishyure bitari kumukundira, kubera yuko urabona ko no mu mashusho y'indirimbo byageze igihe biragorana cyane, ubwo bashutingaga amadrone akahubuka, amadrone akamanuka, ugasanga birangiye byo baje guhamagaza uriya uburyo haje kwifashishwa haskana amadrone yayo akoreshwa muri Wasafi Medias. Uhasanga wareba ibyo bintu ugasanga rwose iyo urebye ku rwo ruhande wabonaga ko nk'umuntu mushyashya wari uje muri industry muzika, kandi akaba yaragiye gutangira ku muhanzi munini nka The Ben, biriya bintu atari kubivamo, ukabona ntabwo yari kubyafodinga. Nk'iyo urebye indirimbo yahise akorera Melody yakoranye na NSB, ubona ko amashusho yayo rwose pe atari amashusho yajya ku ruhande rwa muzika muri East Africa ngo ajye guhangana n'indirimbo z'aba Diamond cyangwa z'aba Rayvan cyangwa z'aba Rikiba n'abandi bose. Usanga ari amashusho aciriritse cyane, bitewe n'indirimbo umuhanzi yakoranye n'undi, kandi mu bushobozi bwa NSB urebye indirimbo za NSB usanga ari indirimbo zifite amashusho ari quality cyane kuruta indirimbo ya Melody bakoranye. Akaba ariyo nta mpamvu rero usanga wanareba kuri resulta y'izo ndirimbo ugasanga iyo ndirimbo yagiye hasi cyane, ku buryo yabashije kumara ukwezi n'igice, amezi 2 itaruzuza na miliyoni views. So ubwo rero wareba ukasanga nta musaruro yigeze itanga muri iyo ndirimbo, kandi yarashowemo. Ariko ubwo buryo ki yashowemo ntago wabugereranya n'uko ya The Ben yashowemo. So ukumva ko rero aho ngaho niho intambara zaje gutangirira za The Ben na Bruce Melody, kuko hagaragaye ko harimo ihangana hagati ya manager we n'umuhanzi The Ben. Manager we rero agakoresha, kuko ntabwo yashoboraga ko yahangana na The Ben muri industry ya muzika nyarwanda. So nibwo yahise akoresha Bruce Melody rero kugira ngo babashe kumanura The Ben, abashe guhangana nawe. Nta yindi strategy yari gukoresha, yagomba gushaka undi muhanzi akoresha kugira ngo izina rya The Ben ribashe kumanuka. Gusa mu bigaragarira amaso y'abanyarwanda ntago n'abantu bose bakoresheje ukuri, ntabwo urabona ko nta cyahindutse, n'ubundi still the same.
ngayo nguko rero, niba kandi ukomeje gukurikira ibiganiro byacu ahantu ahariho hose kuri platform zacu zose, kora like and share, ubundi shyireho comment tubwire ubundi icyo dukora, ubundi naha next episode tuzabazana tubafite full package, uko The Ben yahuye na coach Gael, uko aho byatangiriye, kandi naho bigeze ubu ngubu, kuko amakuru ngubu ahari nuko nuza Meddy ari uri muri processes yo kugira ngo The Ben na Melody babashe kuhuza, bahure, bakureho iyo mirwano ihari, ngo ejo ngo dushaka competition, ngo ejo ngo dushaka battle, ngo ibi na biriya, usanga ibyo bintu bashaka kugira ngo bikureho, kuko The Ben ni umuhanzi mukuru ubona ko atagakwiriye kujya muri battle na Bruce Melody. Usaye urebye urasanga nkuko nawe bwe yabyivuga ati ijambo bato ntago ngendikeneye, ahubwo dutegura igitaramo tubakome uwo abafana be bazishima, twese dushimisha abafana bacu, abafana be bazishima cyane, ubwo bizagaragara kuri stage. Ngayo nguko rero, see you on next episode, bye bye, ciao ciao.